tugiye kubaha inzitiramibu ariko ntabwo ari izo kurambika hasi, ni izo gusasa mukaziraramo. Kenshi twagenzuye tugasanga umuntu atarara mu nzitiramibu. Aha turi ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu kagari ka Rwesero, aho abaturage batari bakeya bitabiriye kuza gufata inzitiramibu kugira ngo barandure banahashe malariya iterwa n'umubu. By'umwihariko kandi akanyamuneza ni kose ku baturage baje gufata inzitiramibu, bishimira cyane ubuyobozi buba bwabatekerejeho. Inzego zitandukanye za RBC zaje kureba ishyirwa mu bikorwa cyangwa itangwa ry'izo supanete, ariko kandi abaturage ntibavuga rumwe n'ubuyobozi ku bigendanye n'ibyiciro bya mituweli, bavuga ko bishoboka nabyo byarebwaho bikihutishwa bakayabona ibyiciro bakishyura mituweli, ariko kandi abaturage bishimira kuba batekerejwe no kuri supanete. Umva uko abaturage babivuga. Bishimye cyane kuko mfite ubwoba yuko ngomba kurwara malariya kubera imibu, ariko ubu ngubu kumva nishimye, ndanashima na leta yiduhaye inama y'uko gutarara muri supanete ari ukwiyangiza, ukangiza n'ubuzima bw'inka. N'ebyiri ni umwuzukuru, ntabwo birakemuka, ahubwo nabyo birambabaje cyane. Ntabwo mbizi nk'ubu nkanjye ni umukecuru ndetse n'inzu mbamo ntabwo ari iyanjye. Ubwo rero bari banshyize ku 8,000, nasabaga yuko bansubiza ku 3,000, ntabyo nasobanuje ariko bangabanyiriza ku 8,000 bambaye. Bizankerereza cyane ko ntazayabona. Abana bane ko baragwa supanete zingahe? N'ebyiri, ntabwo birakemuka. Bagushyira mu kintu, baragira ibyiciro rero umuntu ntabwo aba yari yakamenya icyiciro cye, ariko umuntu yishyura n'ubundi umuntu azamenya amafaranga azajya atanga. Ubuyobozi ntacyo nabushinja, buri muturage wese ahubwo yakabwiyumvishijemo kuko baba badukorera ibintu byiza cyane. Abo ngabo babikora ni injiji kuko ubundi supanete yagenewe kuyiryamamo, ntabwo yagenewe kuyituzamo. Turyamamo tukazigirira n'isuku kugira ngo ni supanete. Kubera umwe turarana undi akirarana, ubwo nyine babiri turararana, turi muri supanete imwe undi ku muhini. Ndashimira leta y'u Rwanda nyine ikomeza kwita ku baturage bayo ba supanete kugira ngo batarwara malariya. Repubulika namushimira ko ari umubyeyi mwiza yita ku baturage be, yiteguriye n'ubwisungane mu kwivuza. Umuyobozi w'akagari ka Rwesero akomeza yishimira ko abaturage be bahawe inzitiramibu zo kuraramo, ariko kandi akomeza avuga ko abaturage bafite ikibazo cy'ibyiciro bamugana akabafasha. Sibomana Jean Bosco, ndi umukozi w'akagari ka Rwesero ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Hamwe na Minisiteri y'Ubuzima hafashwe ingamba zitandukanye zo kurwanya malariya muri iki gice cyacu. Muri uru rwego rero ubona abaturage bari guhabwa inzitiramibu kugira ngo bose bazikoreshe mu rugo barusheho kurwanya malariya. Tujya tubegera benshi aho dusanze byarakozwe, tukagerageza kubagira inama, tukabereka ko bakwiye kuba supanete bayikoresha icyo bagenewe, ariko byaracitse. Ubu ngubu supanete icyo yagenewe ntigikoreshwa. Ubona ko umurongo w'abasaba serivisi za mituweli, gukuzaho, gushyira ku mugereka ndetse n'ibindi uri mutoya hano. Impamvu mwabonye ari mutoya nuko twebwe twabitangiye kare, twamaze kubona ko hari ikibazo cy'amafaranga yashyizwe ku baturage menshi cyane atajyanye n'ubushobozi bwabo. Habaho rero ubukangurambaga, abantu batangira gutanga ubujurire bwabo. Twabwakiriye kare ndetse ubuyobozi bw'umurenge budufasha kubwemeza. Navuga ko rero hano by'umwihariko nta bibazo bidasanzwe bya mituweli bihari, kuko ngira ngo sisiteme y'imibereho ariyo yakoreshejwe. Hari ibyo yagenderagaho ko umuntu afite umushahara runaka, amafaranga yinjiza, ariko iyo twasangaga umuturage yarashyizwe mu cyiciro kitajyanye hakurikijwe imibereho arimo, twaramufashaga bigakosoka. Nta kibazo rwose muri rusange, nubwo imibereho y'aha ngaha muri iki gice abaturage itameze neza, ariko bari kugerageza. Ubutumwa nabagenera
ni ugukomeza kugira icyizere ubuyobozi bwiza kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda twifuza. Ushobora kwibaza uko bizagenda nyuma y'uko abaturage batishimiye ibyiciro bahawe kandi banakosoza n'ibikundi. Njye ndi Alpha Nshimiyumukiza Elisa, Good Rich TV mu mujyi wa Kigali.